ikaze rero kuri YouTube channel yanjye Igikoni Time. Ni Ariete ugiye kubategurira umuceri w'ipirawu irimo inkoko. Ni umuceri mwiza cyane kandi uryoshye udasaba ibintu byinshi bihambaye. Wa muceri ujye ubona bateka ukavuga se bawutetse gute. Ipirawu rero niyo ngiye kubategurira, ntibisaba ibirungo byinshi, ntibisaba ko ari restaurant ihambaye, wabikorera nawe mu rugo, abo wakiriye abashyitsi, ufite agafete gatoya, kuri anniversaire cyangwa n'umuryango wawe nabo bakarya neza bakumva uburyo ipirawu iryo. Rero ngiye kubereka mukurikire. Kuri ya nkoko nkuko nababwiye ko ari umuceri w'ipirawu urimo inkoko, tugiye guhera kuri ya nkoko yacu tuyikatemo uduce twinshi kugira ngo tuze kubona uko tuyitogosa. Rero tumaze gukata ya nkoko yacu, urabona ko twakasemo uduce twinshi cyane, ntabwo ukatamo duto duto, nyine ukata izifatika. Turahita tuyishyira mu isafuriya yacu. Ibitunguru byacu rero tumaze kubikata, bakata ibitunguru bitatu biba bihagije. Ubifite bakata bitatu, ariko bafite na bikeya bibiri birahagije ko wabiteka bikazana impumuro nziza mu muceri wawe. Ibitunguru bikaba birarangiye, tugiye gusekura tungurusumu kuko nazo turi buzifashishe. Tugiye gupima umuceri turi buteke bitewe nuko twebwe tungana. Turateka utungutu tubiri, duteke ibirungo bya wa muceri wacu. Tugiye kubanza dukorere ibindi birungo by'umuceri. Inkoko yacu rero ntabwo wayiteka mu muceri kingana gutya, oya ni kinini cyane. Ubwo ngewe ku bwanjye mpitamo ko nayikatamo uduce duto duto kugira ngo bize koroha bijyane n'umuceri, atari ibintu binini cyane. Nakatamo uduce dutoya, ariko bitewe n'uko nawe ukunda, hari igihe waba ukunda ibice binini wakoresha inkoko yose, ariko ibyiza ni uko ukatamo. Tugiye rero guteka ibirungo bya wa muceri wacu. Umuceri twamaze kurunga neza. Icyo tubanza rero tujya gukaranga wa muceri wacu, turabanzamo amavuta. Si byiza ko dukoresha amavuta menshi, ni gushyiramo utuvuta duke dushoboka kugira ngo utaza kubasema. Noneho dushyiremo bya bitunguru byacu. Dukarange, ntabwo tubigumiza bisa umweru, ahubwo turasa nk'abenda kubishirira, ariko ntibishirire, no birasa nk'ibyenda gusa
igitaka byahinduye ibara, turakomeza tubikarange mpaka bihinduye ibara twashakaga. Ibitunguru byacu rero byahinduye ibara, turashyiramo agasosomati. Aterwa njye ntabwo nkunda sosomati nyinshi, nashyizemo gake gashoboka. Burya ibirungo iyo bibaye byinshi mu muceri abantu bahaga batarawurya, ni ukugerageza gushyiramo bike kugira ngo yaba n'umwana nawe awuryeho tutamunaniye. Gushyiramo na tungurusumu zacu zisekuye zose ndazishyiramo. Tungurusumu ni nziza uko zingana kose nta kintu zangiza. Tugiye gushyiramo ya nkoko yacu imwe twatotoyeho uduce dutoya, nayo tuyikarange. Ya nkoko rero uyishyizemo urayikaranga mpaka ihinduye ibara. Urabona ko isa umweru ariko urayikaranga byibura hakagira ukuntu akabara gahindukamo gakeya. Nyuma rero yo gushyiramo ya nkoko yacu turashyiramo chicken masala. Kugira ngo ngabanye ibirungo byinshi reka nshyiremo akayiko kamwe konyine katari kenshi. Ibirungo byinshi si byiza, ndashyiramo gake cyane. Tugiye rero gushyiramo na twa magi. Nyuma rero yo gushyiramo magi zawe kuko ari eshatu, agiye ko turi bukoreshe ibikoresho bikeya kugira ngo ibirungo bitaza kwiganza. Turi bushyiremo ikirungo cyitwa pilawu masala. Tugiye guteka ipilawu, kuko ari pilawu turi buteke turashyiramo na pilawu masala, ntabwo turi bushyiremo nyinshi. Tubirimo gushyiramo rero wa muceri wacu twaronze usa nk'uwumutse, turawushyiramo nawe tuwukarangeho iminota kugira ngo use nk'uhinduye ibara. Urawukaranga, ukawukarangana na bya birungo byawe ugahindura ibara. Ibara uko biri kose rirahinduka. Pilawu yacu iri bube isa umutuku. Nubwo atari umutuku cyane ariko ibara ryaba ryahindutse. Ibara ry'umuceri ryahindutse, yaba inkoko nazo wa mweru zari zifite naryo ibara ryahindutse. Umuceri nawo wahinduye ibara, urimo urasa umutuku. Urawukarangaho iminota mikeya kugira ngo udashirira. Iminota mikeya ibara riba ryahindutse. Rero ukurikije umuceri watetse usukamo amazi bitewe n'umuceri watetse. Reka tuvuge ko twatetse udusorori tubiri, tumwe dutoya kadushyiremo nanone ibirahure bibiri. Umuceri wacu nta kibazo, uramutse wumutse utarashya twakongeramo. Aribona ko amazi si menshi si na makeya, turagenda twongeramo gake gake uko umuceri ugenda ushya. Tugiye gushyiramo umunyu ariko upima ukurikije uko umuceri wawe ungana.
turashyiramo gake ntabwo ari kenshi bitewe n'uko n'ibirungo byacu yaba amagi irimo umunyu yaba nanasekura tungurusumu nari nashyizemo akunyu n'inkoko nari nazisize umunyu. Turashyiramo black pepper cyangwa ni agasenda ubundi uragashyiramo aka black pepper ni keza ubundi urusenda narwo ni ikirungo ukavanga kugira ngo ka gasenda kivange hose. Rero umaze gushyiramo bya birungo byose uhita upfundikira ukarindira ko umuceri ushya umuriro nawo ugasa nk'uwugabanyije umuriro wawe. Umuceri wacu uba umaze gushya dutegereze turebe ko uri bube wabaye nyuma y'iminota 10. Nyuma rero ya minota twihaye minota hagati y'iminota 10 na 15 tugiye kureba ko umuceri wacu wahiye. Oh wow, uraryoshye wumutse neza cyane wumutse neza urabona ko utatemye umeze neza cyane. Umuceri wacu rero tugiye kuwanga wahiye neza cyane mu bigaragara wahiye pe wa muceri wibara utafatanye. Tugiye kuwanga tuwushyire ku isahani ntabwo umeze nabi uraryoshye ufite ibara ry'umutuku. Akantu kacu twifashishije ni aka dekorasiyo kugira ngo nitujya kubitegura biha abantu bibe bimeze neza cyane. Ndabona ko kavuyeho kameze neza. Urabona rero ibiryo byacu byahiye namaze no kubitegura. Wamaze kubiteka ukabitegurira abashyitsi bawe cyangwa famiye yawe ubu ni uku nguku byaba bimeze. Rero tugiye kuryaho twumve ukuntu biryoshye. Biragaragara neza pe bigaragara biraryoshye cyane. Rero tumaze guteka wa muceri wacu w'ipirawu mwabonye ko ukuntu umeze uraryoshye ufitemo ibirungo bikeya nta muntu n'umwe byananira biratwara amasaha makeya nta nubwo ari n'amasaha ni iminota. Rero ntibyakugora rwose. Icya mbere ni ukwiha umwanya ntabwo ari ibintu biba bigoye cyane. Rero umaze kubona iyi video yanjye wakanda subscribe na like kuri channel yanjye Igikoni Time ukanasharinga ukereka abagenzi bawe uko uyu muceri w'ipirawu awuteka. Murakoze naho utaha.